Scope. Yes. Ibyo bijya ariko kuko ni kukuri. Ndavuga se. Ko ntaba yigize nk'umuntu utuje ariko ubonye urusaku yari afite. Wakumva. Ibyo bijya ariko kuko ni kukuri kwica akazi. None ya uri kuvuga ngo ije kuvuga no gusubiza umusazi. Basi ntabwo nzi icyo yakubwiye. Ntabwo tubivugira se ntabwo bibi. Ubundi wigize iki? None se rero nyine mwe ukuntu uzakaza zo mu nkondo n'iki tuntu tw'amafuti mu cyambere wakire ku kazi. Sibyo turakubesheye. Icya kabiri ko uri kuza n'igihe uze gukora akazi. bose buriya Ngo iki? Imvura yari yaguye ubona umwanya wo gukeruza kuba ari kuza gukoga. Niyo namukunze mu biki avuze amagambo menshi cyane. Ikibazo ukunda si ikibazo. Ikibazo ni uko ari kwica akazi. Ukunda twese turakunda. Arubye n'abandi bakozi kuko nka buriya ikintu cyagaragara ishema yakoraga. Scott araza kuzanaho amagambo aravuga just talking. Icyo cyakuzanye. Scott. Ni kampani wasanze ikora kandi kwese kuzayisanga. Ndi uko wayisanze kuzayisiga. Sibyo? Rero kwitwara nawe kwitwara inshatse iyi kampani udahari yakora igakomeza. Simwifurije ko wagenda ariko umuntu yanakwirukana. Kuko buri igishimbe kimwe kiyo kiboze mu mufuka bagikoramo akishwe kitagira iki kitaboze ibindi. Urebe kwirukana si big deal ku buryo wigira icyo ushaka byose. Nitukubi hano ku kazi nituza abantu bakundane kira kitu kiremewe ariko kica akazi no. Icyambere wakere none muri shema no kumitonda ya shema yavuze no cyakora. So kwitwara. Ibase ko bakubangamiye. Hari ubwo wabibonaga? Nene story na niwe muganiriza. Ni umwanya wa story nta mwanya ko tuba. Sibyo? Urashoboye pe umukozi mwiza ariko ntushobotse no dukeneye abakozi bashoboye kandi bashobotse. Sibyo? Kandi buriya ko umuntu washoboye ntashoboke byaba byiza beta yashoboka kuko iyo umuntu ashobotse turamwigisha akaba agashobora. Wabyumvise? Wowe urashoboye ko ntushobotse. Udashobotse. Ntabwo ushobotse. Ushoboye. Akazi gakora neza ko ntabwo ushobotse. Ninde yagomba abakozi utahe ni Scott. Ninde wakerewe ni Scott. Ninde wasinzire mu kazi ni Scott. Ninde wazanye amavide mu kazi n'ubusinzi n'iki yasingiye mu kazi ni Scott. Tuzageze gute? Rwose Mike nawe ntukabire akazi gakora neza. Nimba sasiba koko agakererwa gakora mu fiti yose urumva gukora akazi neza arabaruje. Ariko icyo twanyije okay. Ninde amaze kumenyera akazi. Amatora ya mawa y'amakugiye. Rero sinzi nako afite rero amafuti menshi. Twe twagiye iki twakurikira kai kandi mu gihe discipline. Ntabwo nzongera. Usanze nta kamu ufite nkiza kuri kwe sinyanga utari. Seka nirura. Hot. Scott akwiye. Oya. Mike ibitekerezo Scott akwiye kuva mu kazi akagenda. Nayiburiye. Sinone. Ikine kwa tukaganira ari paso. Ariko iyi ni inshuro ya nyuma. Yes. Okay, wowe mwe nkuriki. Mukata mushaka kwega tujya tumwika tubiseye. Gira amafaranga mukata umuhereza no kuyimiri ajya byibuka. Kimwe cya kabiri cy'ukwezi yose byo kwakura. Ibyo ntumwirukane gusa. Ndashaka kugira iki ngiye nabisubira. Amafaranga kari menshi ko. Okay, nsanga. Urashaka ku negotiation no kwirukana nicyo wumva gishoboka. Nyibutsa amazina yawe yose. Utagomba Scott. Scott Win. Mike yica akazi. Ubundi Scott abakwiye kwiruka bakavamo. Ikimaze n'umutima wanjye kuba mutarabashije kunyirukana. Wenda ushobora kubikubwira ukagira ngo ni amagambo cyangwa se n'ibindi ariko ni ukuri pe ngiye kuba umwana mwiza, ngiye kuba umuntu wifuza, mbese ibintu by'amakosa byose ntabwo nzongera kubikora pe.
Bose yashimira kuba mutanyirukanye bose, mwakoze cyane. ese hari ikintu waba uzi ku rukundo? uriya mukobwa se ndacyamukunda, nta bintu byinshi turavuganaho cyangwa se turamenyana, cyangwa se wenda hari ibyo nari bwagereho, ariko ndamukunda n'umutima wanjye wose. hari ikintu se waba uzi ku rukundo? nyine kuri urukundo ni iki? Bose si ibintu by'urukundo kandi ko turimo tuvugana nta kibazo, ibyo tubirekeye wenda tugaruke kuri peji imwe, nyumva ibyo ndiko kubaza. kuri wowe urukundo ni iki? Bose yemba numva nyine urukundo ari nka cya gihe uba ukunda umuntu mwiyumva mufite feelings, mbese ukumva nyine ko umukunzi, ibyiyumviro byawe ukumva ko nyine hari umuntu ukunda n'amarangamutima yawe yose bose. Ubyo bivuze nka Scott, none nkanjye cy'urukundo sinjye dusobanukiwe. Kweretse bose kuri njye ni amayobera, ni nkajya yobera ritagatifu njya numva abapadiri bavuga, ariko urukundo ntabwo rusobanutse. ese urukundo rukuraza ijoro atacyo wabuze, sibyo? urukundo rutuma wisetsa utasaze, rukakugira umusizi utarabyigeze kuva mu buto. rimwe na rimwe ukumva ni stress ariko ukumva wakomeza, bikakunanira kurya kandi ukabura apeti kandi utagwaye. urukundo, amour, love, upendo. Nanone sinyasobanukirwa urukundo cyane. Numva se ahubwo ubishoboye wazibereye umusizi bose, siko wabibasha se bose. Ahasha mariya iby'ubusizi nayo urukundo rugira ntago kuva ndi muto nabyo nigeze ni, ariko nyine buriya nawe uzabimenya, kuko nk'ubu mu dukosa twawe nasanga iyo nza gusanga atari ibintu by'urukundo birimo, akaba ari ikibazo gikomeye cyane. Utese bose nyine nuko nasanze nawe ufitemo akantu k'urukundo, tukaba turi mu njyana imwe. buriya nigeze gukunda umuntu ndabimubwira, ariko ntiyasubije ko byambujije komeza kumukunda. nubwo ubu ntazona mukuru ariko ndamukumbuye, ndamukumbura buri munsi. siko turi kimwe, nanjye byambayeho bose. Bose nawe urakunda bose? Bose nanjye byambaye. Bose arakunda. uri guseka? Bose nanjye ndakunda bose, turi kimwe. ntabwo turi kimwe, wowe nyine komeza ukundane kandi ni byiza. ikindi ntuzatuma umukobwa gusiga nimba ari urukundo rwawe, nimba mu mutima ari ushaka ntuzatuma gusiga, kuko uzi ko ukunda biho. none se bose iki nanjye kubaza nawe wakunda se bose uri mu rukundo, ko niko nzi ko kuba y'abakobwa bakwemera kuri utajya wirirwa ubijyamo. ndakunda, sindi umuntu se. none se mwibwira ko tuzakunda turabana, turi abantu tuyabo dukunda. tuzi ko abakobwa mwebwe babizanira. nyine numva ko ari ababizana, njye ndi kuvuga umukobwa nakunze we, sibyo? nubwo wenda datambwiye ko nkunda, niba wundi nahuye nawe ngo umutima uramwishimiye, nkumva twabana ibihe byose, nkumva niwe nari ntegereje, nkumva niwe urubavu nari narabuze. jya mu kazi. jya mu kazi.
ako Scott uba muzima ukifata ugafata bosi ku rutugu wagira ngo umuntu muri ligue imwe wagira Scott natunguwe n'ukuntu umuntu nkawe ushobora gufata bosi ku rutugu wagira ngo mukina mu cyiciro kimwe. boss wese Okay. Mike Noneho kubera ko mumfashe kutuguma mutakiri bosi n'umukozi. shaka mubwire yego ni boss wanjye ariko ndamurusha imyaka rero kuba namufata ku rutugu sari ibirenze. Ariko ubundi usenganya bingi usenga ibiki bituma nanone ntabwo bakwirukanye nyuma y'amafuti yandi bagusanze muri navukanye imbuto z'umugisha kandi niyo banyirukana akazi nakabona n'ahandi. Okay. Nifitiye umutwe akazi nakabona n'ahandi ariko ntabwo kunyirukana hano muri company birimo ahubwo reka nkubwire ubu uvuga ngo ni boss man uzi ko nawe ari imbwa nkanjye. Ibisubizo bikwiye kabisa uwo turi kuvuga ni bosi umuntu utuma turya tukanaramuka. Nyine icyo nshaka kuvuga ntago ari ukuvuga ngo ni imbwa nyine y'imbwa imoka urukundo rwamugize imbwa. Miri sorry. What? Sorry. Sorry for what? Kiziri kubibaye Christine. Ko nawe ukwiye kumva. Myself wumva nyine. Twemeze umuntu. Nyine mukwiye kumva umuntu mbere yuko udezida umuntu ngo afashe ngo ufite imyanzuro nk'iriya bakwiye kumva. Kuko ari igihe umuntu afite ikibazo gikomeye. Kanzu kumva umuntu kuva ikibazo afite byo gufatiye imyanzuro yose. Ako nyine nta kibazo byangiritse. Niba byarangiye kuki kirakari? Byarangiye nese si wamubabariye nyine. Si wamubabariye ngo bose ngarakora. Scott nubwo ajya ko dufite ku musore bitandukanye. Hari ibintu by'urukundo. Sitari ikibazo cy'urukundo kandi cy'icyuma. Ikibazo cy'urukundo cyari kimeze Icyo cyumvira kandi urazi urukundo agira yitwara nk'abasazi rukadukoresha iyo tutabona uko dukora. nawe se nyine urabizi noneho. Why not? Tubizi ni umuntu. Ureba kumuseka ibyo ndi kuvuga biseriye urukundo yitwara nk'abasazi. Scott niko byagenze bakwiye kumwumva. So, kandi kugira kumva ibintu by'urukundo byumva neza bigezeho. So, none iki gutuma biratangaje. kindi umuntu nanjye ndakunda. That's why I love you too. yabaye imbwa yabaye inzanga urumva isega bosi ngarakunda mana we Cyose uvuga bikwiye. bosi afite agakobwa arimo kunda muri manisi arimo gendera mu muri vitesi y'180 kubera urukundo. Unaringizo ni nkuru cyacu uzanye. None se kuba akundana na Miri ubonye aricyo kintu ahubwo wagira abantu farumasi. Nicyo kintu gishasha unzaniye. Ntakundana na Miri se si ibisanzwe. Mbere y'uko ise ikibazo cyawe rero ni iki. Buriya njyewe bafite inkuru kandi inkuru za nyazo. Bosi uko bigaragara ntabwo ari Miri. Ni gute waba ukorana n'umuntu ukamukunda ugasohoka wamara gusohoka ugatangira guteshaguza uvuga amagambo utera imitoma yenda mukunda urukundo none yambajije ngo urukundo ni iki yumvira ndagaza ngo ni iki nzi ku rukundo ubwo se ibyo binajya kubimbaza ntabibaza ahubwo umuntu barimo bakundana Wasanga ahubwo azi amafuti yawe yakubazaga ngo iki ku rukundo kugira ngo
arebe niba ibintu burimo ubizi neza bisobanuye. Ukeka rero ko agenda injiji ku buryo ngeyo ngana n'umuntu bitamusoma twaganiraga ibitekerezo biri ahandi byari byagurutse byagiye uko bigaragara nawe yari ari mu mashuka si buriya bosi yaje gusambana mama buriya bosi yaje kurya cyane Si umugabo se ntabwo ariko shaha mugani ibitekerezo n'ukuntu yatekerezaga n'amagambo yavugaga bose ari urukundo ariko kandi ntabwo ari uriya mukobwa habaye imbwa aranze abaye imbwa nkanjye ku rukundo ubundi ahubwo se ubundi urukundo ni iki wamuganira kuko ufata umuntu ukamugira inzamba ahubwo njye reka nkubaze urukundo ni iki kubera ko niwe Mr. Romantique tugira. umara tutabyumva neza ibyo ntabwo byumvikana cyangwa ngo ntabwo ari urukundo rubaho n'ubwo bugabo gusa ku buryo Scott we byakumvikana ko afite urukundo ngiye kumva ko ntabwo afite kumva ndakumva nkabitabara n'uruhande rwawe no kuba ukunda ndabyumva ariko ubundi mu rukundo hari ikintu tujya twirengagiza habaho gukunda sibyo gukundwa no gukundana icyo si n'urukundo buriya iyo hajemo gukundana n'urwo rukundo no gukunda ahubwo niragira icyakane harimo no kwikunda sorry no kwikunda ni ibintu ubundi hari gukunda gukundwa gukundana no kwikunda ikiriyo ndagukunda kangate I don't think so. Why? What's missing? Jya nkubwiye se twuba ibaze rero ishema ubwo ishema cyimbo cya Scott. Bizo. Uje ubwo rukundo umufite then usimbuzemo Scott umva uko byagenda mu gihe kuzuma. Ntabwo ndi kukumva kuko sinumva kumva Scott nawe ndakumva nyine ngenda cyari kuri rwa But if you hear me, I love you. Thank you. Just like that? Do you want me to tell you what? Thank you when I say I love you. Seriously? I feel it's not problem. Oh my god. C'est pas ce que tu te demandes. Mike. Yes. Ndagukunda kandi ntekereza ko ibyumviro by'abantu ari byo byumviro by'abakobwa keretse nimba did I really Elvis too? Harya mu mwami mu bagore umwami w'abagore kizigenza Salomo mu Rwanda kizigenza ukigansobanura urukundo ni iki? urukundo rero yamba mbona urukundo ari nko guhobagira Okay, Mr. Muhobagizi ariko byamfashije byatumye boss ambabarira ko duhuje ikibazo nihera za nimero mani hamagara cyane ese ko bimutabishaka password bayizi ahubwo se umunsi nibo bwa mbere niba ari urukundo niho ruri rushobora kuba ari n'urwanyabo ntabwo uranamenya ko amasaha yo gutaha yageze cyangwa imvura nawe yakubanye ko nzi ko umuntu uri mu rukundo atumva ikintu na kimwe niho n'ibiki byose akabyumva kuko imvura nawe naguteye ikibazo imvura sohoro nawe cyeke okay ndizera ko uyu munsi rero turi gukora impaka saa ngapi z'ijoro afite na nimero y'umunani Mr. Romantique ntabwo ndi Mr. Romantique Muhobagizi ndi kizigenza mu rukundo mani umwami w'abagore sawa Salomo To say that I love you? No, it's not a mistake. It's your life. It's understandable to be someone who can be loyalty and say and take to
a boy that you love him, so it's that things. Yeah, kandi ntekereza ko nagukunda atari gusa. No, it's not a mistake. I think it's a matter of time. Matter of time, which time? What are you waiting for? I'm here, you are here, we are single, so then. I'm not ready to love You are not? I'm not ready. So, yes, I understand you're not ready. So, what are you missing? Time. Give me time and when I resume with my class. Mike, you have to keep that in mind. Time is what we have right now. Yep. And Don't wait tomorrow because the time you have right now is what you have to use. Okay. it's not the first time I tell you that I'm not in love with you. Suko nagukunze, suko nagize icyo mbubahiriza pe, ariko ntabwo ndirimo. Just ngo dukora akazi. Ikibazo gisanga ari wowe udakora akazi rero wamubisha. Sibyo? Utari mutoma ndakuzi ibitomo wabana nk'igishaka. Ko nagira bose Oui. Umeze bite? Umeze ute? Nanjye meze neza. No, it's okay. Urahuze se ahubwo? Nyine hari ikibazo nari mfite gusa nyine sinzi nimba wafasha. Ikibazo? Ikibazo cyo kiyaka ntabasha kuvuga. Nese ko ari ibintu bisaba kubiganiraho umuntu yitonda ntabwo byatuma inama yawe ihagarara cyangwa ubanze isoze tuze kuvugana. Oya ibyo biri gutuma cyane ufite ikibazo inama yawe kaka igihe wari uyoboye cyangwa kwihagarikira yatigeze ariko ntabwo ikibazo ya bibaye byiza nyine wasanga n'ahantu ndi hano i Gikondo ahantu bita ngo kuri Visit Dubai sinzi niba urahazi. Yego. wabaye warwaye icyo kunywa aho ngaho nta kibazo. Ciao. Ciao.
No, ibyo bintu mugenda mubikure majerwa, nimumara kubikura majerwa direct muhite mubiha aba suppliers bagende babitange. Ya dukeneye kubaka amazu menshi cyane. Bitugenda oya jyana niyo modoka yanjye maje kuyohereza. Hari ahantu yarinjeje mise nyohereza, araje guta gufata muhite mukomezanya ibyo nimubikemure. Sawa. Uze kongera kumpamagara ibyo bintu mwabitunganyije. Good. Sorry. It's okay. Natinze? Ahubwo wakuzanye icyo kunywa nawe. Cyo kunywa nta kibazo. Cyo kunywa nta kibazo. Ni byiza, mwe mumeze mute? Kutishimye? Meze neza nta kibazo. Ngambwira byagenze gute? Urabona ngende mushyashya muri uyu mujyi. Uriya munsi duhura ubanza nari mpamaze nk'umusuma cyangwa wese. Ariko ni umunsi umwe. Kandi ntabwo nifuza gusubira ahantu nabaga nyine bitewe n'impamvu zanjye. Mvuga nshaka kuba ngumye nawe gatoya. Nibazaga nyine nimba byashoboka ko waba uncumbikiye kuko nabaga ahantu muri loji kandi amafaranga nari mfite ni make ntabwo ahagije. Wenda nkashaka akazi namara kukabona nkahita nimuka. Ucumbikiye? Ibyo ni ibintu byoroshye. Gusa ibyo nibyo wambwiraga ngo ni ibibazo bikomeye cyane. Nibyo ngibyo. Uri n'umunyamahirwe? Utuvugana hari inzu nari mfite kwanga abapangayi bavuyemo ejo. Bavuyemo ejo harasigaye guteramo amarangi no gushyiramo intebe no gushyiramo agafirigo, ariko nkeka ko uyu munsi w'ibiro yari bigiyemo. Ikintu ngiye gukora mfite hari abahungu bajya bakoramo amasuku. Yego, ndabona. Kamwereke, kanguhe inzu uzanjye. Ibi bintu byose ugenda ubemo, ntabwo nzigera nkubaza renti, sibyo? Ufite imyenda se? Ntiwayizana imyenda? Utwara we n'imyenda yawe. Inzu irahari, uri n'umunyamahirwe. Kandi ntabwo nakwanga kugufasha kameme. Nakwanga kugufasha umukobwa mwiza umeze nkawe. Noneho ampulisi uracyari na mushyashya. Ubundi si Kigali wari usanzwe uhazi? Najyaga mpaza gusura abantu bisanzwe. Ariko abantu najyaga nza gusura bagiye hanze. Ubundi nabaga i Huye. Huye? Huye. Mu Irango abaga hehe? Hagana i Huye hagana? Hari ahantu hari akabari kamwe n'amaroji nyine abantu iyo baje baruhukiramo nabaga hafi yaho. Nawe wari utuye? Ntugire ikibazo. Tuvugana ndakeka ngiye kubashyiraho puresha n'ibintu byose bahita babikora. Ejo inzu uraba uyibonye, sibyo? Ntugire ikibazo. Inzu ni izanjye, uzaryama, uzakora iki? Urumva? Yewe nunakenera n'ibyo kurya, guhahira bibe birimo aho ngaho, ugihita arisuganya, sibyo? Kandi hari n'ibyinshi bizagufasha buriya. Never know n'akazi ushobora kuguha akazi muri kampani zanjye. Urumva mfite nk'ibintu mba ndi bukore za majerwa nk'ubiri yabo abakozi bari kuntesha umutwe.
sinzi impamvu nohereje imodoka yo ngo ijye anyway ntugire ikibazo kuri murakoze Imana ibamugisha ntugire ikibazo kandi buriya twabonanye gutya ibintu biba byakemutse sibyo wishime wishime ibi bintu ufite tugende meze neza nta kibazo bagoye cyo kurya meze neza nari nariye wari wariye yeah ntacyo wababwira abantu ukabahamagara kwishyura ndayishyura nta kibazo no humura nta kibazo ntacyo reka iriya nimero ni iyawe warampamagaye ntacyo reka mushyiriho agasoda n'agatike ariko ntabwo byari ngombwa no it's okay murakoze Imana ibamugisha kasubire ku kazi ikindi kibazo waza kugira wahamagara even nshobora no kohereza umushoferi wanjye akaza akawutwara yego cyangwa agiye nkaza nkagufata ndamutse mbaye mfite umwanya sibyo sawa ntabwo ndaza kukubwira nimugoroba ejo uzitayarishe yagiye nzaza kukwifatira